serumu ku munsi bakashyiramo serumu 8 ntarabashaga no kurya akayiko kamwe amezi 2 nibwo nafashwe ndaremba ngira ku rwego rwo gupfa no kuraga sinabashaga no kuzamura ijwi nene narakonje umubiri wose ndinga nka barafu nene narakoreye Imana cyane ngeze ahantu mbona neza burundu byarangiye umucyo mwinshi nambaye ikanzu yo gutaha ikanzu nziza cyane yari iriho inyenyeri nyinshi ikanzu nziza ntarabona ku isi mwiza wambaye ikanzu y'umweru haranza aramwa ngo Christine ndavuga ngo karame ndavuga ngo yego aramwa ngo none ko wambaye ikanzu y'ubukwe ndavuga ngo nanjye nayisanzemo yari ikanzu nziza cyane yakataraboneka ifite inyenyeri nyinshi kandi ishashagirana arambwira ngo sigaho ahita ameneza ururabo rwiza arambwira ngo akiri ururabo kandi ururabo ngo urukundo rwawe ndimo guhamagara kumva amajwi y'abantu haleluya nuko nagarutse mu buzima rero mu gihe cyo gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa tukamwambaza akiri bugufiya igihe kizagera birangire yego nigeze nabwira abantu ndababwira natinze kuza ariko urupfu ntago rutinze kuza kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima ariko birakwiriye kutegura ubwo buzima bw'ahazaza ukiri muri ubu iyo umuntu ari muri koma ntabasha gushaka Uwiteka ntibishoboka kuko biba byarangiye ntabakivuga iyo umuntu yapfuye biba byarangiye ibyo biba byarangiye ariko uyu munsi ijwi ry'Imana rikugereho uri kubwira ngo shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa va muri ibyo ngibyo byose wibwira Uwiteka bigishoboka ko agira ate abonwa kandi mu mwambaze akiri bugufi tugeze mu gihe cyo gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa kandi tukamwambaza akiri bugufiya tavuga ngo Yesu ubwo ngo nagaraza ngo igihe bamuvugiye ngo igihe ibiki n'ibiki banza ushake Yesu bigishoboka ko abonwa ugihumeka uyu mwuka w'abazima cyangwa ukiri muri ubu buzima kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ariko birakwiriye kutegura ubwo buzima bw'ahazaza ukiri muri ubu ugomba rero kubitegura hakiri kare ukamushaka kibonwa ukamwambaza bigishoboka iyo umuntu ari muri koma ntabasha gushaka Uwiteka ntibishoboka kuko biba byarangiye ntabakivuga iyo umuntu yapfuye biba byarangiye ibyo biba byarangiye ntiyashobora gushaka Uwiteka uyu munsi wowe ugihumeka biragusaba gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa ukamwambaza akiri bugufi gushaka no gushaka ikintu wari ufite hari igihe umuntu ashaka ikintu ufite nk'ikintu nko mu mufuka bikirangira cyataka ukumva ngo telefone yanjye yatakaye ukumva amafaranga wari ufite yatakaye hari n'igihe ujya gushakira yenda tuvuge nambaye impeta kabati impeta yanjye yatakaye ukajya gushaka ahantu hose ugashakira muri saro ukajya no munsi y'igitanda kugira ngo urebe ko impeta wayibona ariko ntuyibone gihe kikagera ukayibona niko no gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa bimeze ushaka ko waramushatse ukabumubona igihe kikagera ukamureka ukamuzinuka akava muri wowe abaruse bese n'abaremerewe muze mumusange arabarura Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yesaya ibice byaho ni 55 turahera ku murongo wa 6 haravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa ni mu mwambaze akiri bugufi umunyabyaha ntareke ingeso ze ukiranirwa areke ibyo yibwira agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe erega ibyo nibwira si byo mwibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye niko Uwiteka avuga mwakire neza ijambo ry'Imana tushimira Imana biriya tubwiye ngo umushaka Uwiteka bigishoboka ko agira ate abonwa kandi mu mwambaze akiri bugufiya tugeze mu gihe cyo gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa kandi tukamwambaza akiri bugufiya kuko ibi tubona igihe kizagera birangire nigeze nabwira abantu ndababwira ngo Yesu ushobora kubona atinze kuza ariko urupfu ntago rutinze kuza uyu munsi rushobora kugusanga bikarangira upfuye ariko Yesu ataranaza
birakwiriye rero kubanza gushaka Yesu bigishoboka ko abonwa ukamwambaza akiri bugufiya utavuga ngo Yesu ubwo ngo nagaraza ngo igihe bamuvugiye ngo igihe ibiki n'ibiki banza ushaka Yesu bigishoboka ko abonwa ugihumeka uyu mwuka w'abazima cyangwa ukiri muri ubu buzima kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ariko birakwiriye kutegura ubwo buzima bw'ahazaza ukiri muri ubu haleluya niyo fondasiyo y'ubundi buzima uzabamo ugomba rero kubitegura hakiri kare ukamushaka kibonwa ukamwambaza bigishoboka iyo umuntu ari muri koma ntabasha gushaka Uwiteka ntibishoboka kuko biba byarangiye ntaba kivuga iyo umuntu yapfuye biba byarangiye ibyo biba byarangiye ntiyashobora gushaka Uwiteka ariko uyu munsi wowe ugihumeka biragusaba gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa ukamwambaza akiri bugufi gushaka niki gushaka no gushaka ikintu wari ufite hari igihe umuntu ashaka ikintu ufite nk'ikintu nko mu mufuka bikirangira cyataka ukumva ngo telefone yanjye yatakaye ukumva amafaranga wari ufite yatakaye hari n'igihe ujya gushakira yenda tuvuge nambaye impeta kabati impeta yanjye yatakaye ukajya gushaka ahantu hose ugashakira muri saro ukajya no munsi y'igitanda kugira ngo urebe ko impeta wayibona ariko ntuyibone gihe kikagera ukayibona niko no gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa bimeze ushaka ko waramushatse ukamubona igihe kikagera ukamureka ukamuzinuka akava muri wowe kuko burya nta bajya bavuga baca mugani mu Kinyarwanda bakavuga ngo nta bihanga bibiri kandi ngo nta bwami bubiri bubangikana cyangwa bubana ntago bishoboka ubu ushaka gushaka Uwiteka ukumva urashaka no kubangikanya na Satani birashoboka ntago bishoboka rero ubu ushaka kwimika kimwe no kwimika Yesu cyangwa ukimika Satani nibyo ngibyo bibiri kandi birahabanye kubibangikanya birahabanye ntago umucyo n'umwijima bijya bigira gute bijya bibangikana biragusaba rero gushaka Uwiteka nukuvuga ngo waramushatse uranamubona ariko igihe kigiza kugera wigira muri bya bintu wari wararetse ubisubiramo subira mu businzi bwawe subira mu busambanyi subira mu kwiba subira mu kugambana gusebanya kuvuga ibitagira umumaro ariko uyu munsi ijwi ry'Imana rikugereye uri kubwira ngo shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa va muri ibyo ngibyo byose wibwira va muri ibyo byose urimo kuvuga wowe ushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa kandi umwambaze akiri bugufiya Yesu ashimwe amen haleluya umwambaze akiri bugufi Imana iturengere kandi itugirire neza tugomba kumushakana umwete bigishoboka ko abonwa yego tukamushakana umwete mu bintu byose bishoboka ibyo wimitse ukabivana muri wowe ukimika umwami wawe ko hari igihe uzabishaka bye kuba bigukundira ariko uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana we kwinangira umutima umushakana umwete kandi nawe azakugirira neza cyo nkundira Yesu ntago yirengagiza abantu be iyo umuhamagaye arakwitaba ntameze nkaho wundi gucyurira ngo avuge ngo wowe waramemukiye igihe kimwe ngo Petero ngo yigeze yakwihakana Yesu ngo aramwihakana baturiya muntu ntago nigeze simuzi rwose nta nubwo twari turi kumwe abati nyamara mwari muri kumwe abati wapi ariko amaze kuzuka ngo yarababwiye ngo mugende mu bibwiye Petero kugira ngo amen Yesu rero ibyo wamukorera byose iyo ugarutse arakugarukira yego uyu munsi arakubwira ngo garuka rero garuka umushakana umwete yego bigishoboka ko abonwa umwambaza akiri bugufi yego harimo abantu bakunda gusenga bagasenga ariko bageze mu bibazo ariko wisenga uri mu bibazo ahubwo senga mbere y'ibibazo yego kuko ibibazo ntago biteguza uyu munsi ushobora kuba uri mu munezero wishimye ariko ibibazo bikagutungura rero ubwo bidateguza wowe shaka ahubwo shaka Yesu nk'umwishingizi w'ibibazo byawe yego kuko Yesu numugira muri wowe bya bibazo bikaza ntago bizagukomeretsa nkuko byari kugukomeretsa utamufite haleluya amen shaka Yesu bigishoboka ko abonwa yego umwambaza akiri bugufi yego bivuze ngo aracyari bugufi bwawe ariko hari igihe uzamushaka yaragiye kure yawe uzagera akagera kure aracyari aho hafi niko ijambo ritubwiye yatubwiye ngo umushaka akiri bugufi umwambaze akiri bugufi yego umunyabyaha areka ibyaha bye yego ukiranirwa areka ibyo yibwira agarukira Uwiteka haleluya nawe aramugirira ibambi agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe
yego yashyizeho ikintu gikomera avuga ngo rwose pe. Iyo umuntu akubwiye ngo rwose pe aba arangije aba akubwiye ukuri kose ko icyo uzamusaba cyose azagira ate azagikora pe. Haleluya. Agarukira Imana yacu kuko izamubarira rwose pe. ngo rega ibyo wibwira si byo yibwira kandi inzira zawe si kimwe n'izayo ntabwo bishoboka. Imana iragukunda rero irakuburiye ngo mushake bishoboka ko abona kandi ureke ibyaha byawe ureke buriya businzi ureke ubusambanyi ureke ubujura ureke biriya bintu ukora bitagira umumaro aho gushaka Uwiteka bishoboka ko abona. Yego. Haleluya. Amen. Ufata umwanya wiherere usenge mubwire ngo rwose narakwangirije nabaye mwangizi ariko garuka rwose ndakwinginze. Yego. Yesu arakugarukira. Haleluya. Amen. Aracyagufitiye irindi hirwe. Haracyari irindi hirwe ku buzima bwawe. Mu gihe cyose ugihumeka hari irindi hirwe ryo kugaruka kandi ukemera kugira gute kubabarirwa. Imana ishimwe. Amen. Wa mubyeyi we garukiraho. Va mu bintu bitagira umumaro, va mu gusenya ingo z'abana. Yego. Va mu kugambira ibitagira umumaro. Wa mugabo we nuko. Imana ikurengere. Amen. Kandi Imana itugirire neza rwose. Amen. Kajya kubona ukabona umuntu aratambutse muraririmbana ukabona umugabo n'umugore bibaniye neza muri korari ukumva urwo rugo warusenya. Ariko Imana yo mu ijuru ireberera abantu ntabwo izakubabarira. Nukuri. Kuma ngo runaka ngo afitanye umushinga n'ubukwe na runaka ukumva ubwo bukwe wabwica. Ntuzi aho bahuriye n'icyo bahuje n'ukizi. Iyo yabahuje rero urimo gushaka kwitambika umunsi yaje ntizakubabarira. Yego. Ahubwo uyishakana umwete weho ukora ibyo gukiranuka. Yego. Haleluya. Amen. Dore iraza vuba izanye ingororano kugira ngo igororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Yego. Wikwifiriza abagenzi bawe bibi ko bati nanjye narasenye ngomba gusenyera abandi. Ibyo byakubaye ushobora kuba ari igenero ryawe ariko usenze Imana yarihindura. Ukuri. Yesu ashimwe. Amen. Nusenga Imana izarihindura wishaka ko nabandi bamera nkuko wabaye. Shaka Uwiteka bigishoboka ko abona. Umwambaza akiri bugufi. Amen. Kandi gushaka no gushobora. Gushaka so kuba ikigwari ahubwo no gushobora. Vugira ngo amen. Amen. Umushake we kuba ikigwari mu gushaka Uwiteka. Kandi kumushaka ntago ari kugomba kujya kure. Jya mu cyumba cyawe wiherera. Umubwira ati nari narakuretse. Nari narakwimuye muri jewe ariko nyemerera ugaruke. Yego. Arakugarukira. Nibyo. Biriya nambye ngo murwaye ruhande ubari n'abantu bose mu mahoro. Yego. Uwo mucuruzanya umubanira amahoro. Ucuruza hafi yawe. Uwo muturanye umubanira amahoro. Yego. Mu rugo rwawe urubanira amahoro. Abavandimwe bawe nubwo batagukunda ubabanira amahoro wihorere. Wahubwo uharanire gushaka Uwiteka. Yego. Kuko nibwo butunzi butagira akagero. Vugira ngo amen. Amen. Yesu nibwo butunzi dufite butagira akagero. Yego. Ubutunzi bwose bwakuvaho bukagenda ariko ufite Yesu muri wowe. Kuko niwe butunzi. Aho azabishakira azabugarura. Vugira ngo amen. Amen. Kandi mu gihe cyose ugihumeka uyu mwuka w'abazima uzajya umenya yuko hari ubundi buzima imbere yawe. Yego. Kuko nawe uvumira itararenga. Muraho. Humura rero nawe. Urarakirwa gushaka Uwiteka. Mugabo mugore mukobwa musore shaka Uwiteka. Ibyo wibwira byose bitagira umumaro uvemo. Ubabarire, tanga imbabazi. Wihana ibyaha byawe. Ukorera Imana utinya, uhinda umushyitsi. Niba ugiye gusenga umenya ko ugiye kuvugana n'Imana ikomeye. Hambaye. Yego. Kwisi hari abantu batinyitse ku buryo bamugera imbere kumvura atinye. Ariko Yesu atinyitse kurushaho. Amen. Uwo rero umunyembaraga bari woshyira muri we. Muri wowe. Yego. Umuhanga amaso aza kugira neza. Amen. Haleluya. Amen. Ngorega ibyo nibwira si byo wibwira. Ibyo wibwira nta kigenda ariko Yesu ibyo yibwira kukugirira si bibi ahubwo ni byiza. Yego. Aragusaba kumushakana umwete gusa.
Yesu ntazagusigirira numushakana umwete. Yego. Nugera mu ntambara azakurwanirira. Hazagukira ku bitugu. Nugera mu makuba azakurwanirira. Turahamye bo kuvuga ibyo. Twagiye duhura n'ibintu bikomeye cyane ariko Yesu araturwanirira. Yego. Kandi nigeze kurwara uburwayi bukomeye, mara igihe kinini cyane nararwaye. Yego. Nabyo nigeze kubitangamo ubuhamya. Ntungwa na serumo. Ku munsi bakakiramo serumo 8. Ntarabashaga no kurya akayiko kamwe. Ariko Yesu yaje kungirira neza. Amen. Kubiye mu kugenda bangishaga kugenda. Yesu ashimwe. Amen. Umutware wanjye yamushimira nkavuga ngo warakoze cyane kundwaza. Bivuze kuri kamera n'umuntu wese ubyumva yarakoze rwose. Yarakoze kundwaza umwaka n'amezi 2. Yarakoze. Ndibuka twari tumaze gukora ubukwe maze amezi 2 nibwo nafashwe ndaremba. Ariko Yesu yambaye bugufi. Amen. Nageze n'igihe cyo gupfa mbona rwose ndaraga ndagenda. Ariko Yesu arangarura. Amen. Yagira ngo muzumva ibi bintu rero. Yesu ntahatagukura. Yego. Nta kintu atagukorera. Umwizeye. Ariko yari yaravuganye nanjye ngo uzankorera. Yego. Arambwira ngo uzankorera. Uzankorera. Haleluya. Amen. Ubwo rero Yesu arinda icyo yagushyizemo. Ntarinda wowe ahubwo yarinze icyo yanshyizemo nago yarinze Christine. Yego. Kuko uyu mubiri twambaye ni nk'ikote twifubitse. Umuntu w'imbere ni wowe Yesu akoresha. Ni wari. Kugira ngo amen. Amen. Rero arandinda. Ngira ku rwego rwo gupfa no kuraga. Njya naho mbwira umutware rwose ndagiye. Ariko Yesu arangarura. Amen. Yesu amumpera umugisha cyane. Hallelujah. Kandi byamwifuza aho abimukorera. Imana umuhereze. Hallelujah. Amen. Yarakoze cyane kundwaza pe. Yesu amuha umugisha. Amen. Dushaka uwiteka rero. Icyo gihe ntabwo nari kubasha gushaka uwiteka. No gusenga byari byarananiye. Sinabashaga no kuzamura ijwi. Habwo naririmbaga indirimbo yo kumva ngiye gutaha gusa. Yego. Ngavuga ngo ni muhumura bera tuzataha. Niyo ndirimbo yabaga muri jewe. Mu burwayi bwanjye. Ni nararibwaga cyane bikomeye. Nane narakonje umubiri wose ndinga nka barafu. Bakanyirosa nkumva wapi gushyuha. Ariko Yesu yarantabaye. Hallelujah. Umuririmbyi yavuga ngo nuntabara uzantabara ntabaye. Ngo ntuzasubize mu bibabaro yanjye. Yesu yangiriye neza. Amen. Hallelujah. Amen. Hari binaduhisha rero. Nene nakoreye Imana cyane. Nazamutse imisozi imvura yaranyagiye. Hanyuma ngeze mu burwayi rero nza kwibwa kuki utambwiye ko nzarwara. Nkagera kure cyane. Imana yemera ko ibintu bigutungura bikakubaho. Kuko ibikubwiye mbere ushobora kugira ubwoba hakiri kare. Nibyo. Ariko ibizi kwiza hakurindira. Iyo mba ntaramushatse kera nanjye naye guhura n'ibibazo. Iyo nza gutabaza ndi muri ubwo burwayi naye guhura n'ibibazo. Ariko ndashaka kukubwira ngo tabaza Uwiteka byishoboka. Hallelujah. Azakurwanirira. Azakuneshereza. Ko negeze ahantu mbona neza burundu byarangiye umucyo mwinshi. Nambaye ikanzu yo gutaha. Mbona afite ikanzu nziza cyane yari iriho inyenyeri nyinshi. Ikanzu nziza ntarabona ku isi. Mbona umugabo mwiza wambaye ikanzu y'umweru. Haranza aramubwira ngo Christine. Ndavuga ngo karame kora ubukwe. Ndavuga ngo yego. Aramubwira ngo none ko wambaye ikanzu y'ubukwe. Ndavuga ngo nanjye nayisanzemo. Yari ikanzu nziza cyane yakataraboneka. Ifite inyenyeri nyinshi. Kandi ishashagirana. Arambwira ngo sigaho. Ahita ameneza ururabo rwiza. Arambwira ngo akiri ururabo. Kandi ururabo ngo urukundo rwanjye. Ahita yigendera shiduka ndimo guhamagara. Ntangira kumva amajwi y'abantu. Hallelujah. Nuko nagarutse mu buzima rero. Urukundo rw'Imana iyo rukuriho nago wagenda. Kandi zinaze amazina yacu. Itwitayeho niko umuririmbyi yavuze. Amen. Turi kwijambo rivuga ngo gushaka Uwiteka. Bigishoboka. Bigishoboka ko abona. Hallelujah. Amen. Aho ngaho rero niho yangiriye neza. Kuko niho yasanze. Aramwe ngo nzaguha kubyara, nzaguha urubyaro. Kweri. Nyuma yaho nza kuvuga ngo wansanga yambeshye, ariko Yesu ntabeshye. Hallelujah. Icyo yakwemerera agikora.
haleluya Amen. ntarirarenga rero mutegereze Yego. wiva mu birindiro kuvuga ngo ibintu yambwiye byaratinze ngo nabona bitagishobotse ikintu cyose cy'Imana nago ntibavuga ngo ntigishoboka ahubwo kirashoboka. Haleluya. Amen. Kirashoboka, humura nawe mushakana umwete azakugirira neza. Amen. Turashoje ngiye gusenga. Yego. Haleluya. Amen. Nizere ko ubwo buhamya bugize ahantu bukuvana. Yesu ashobora byose. Yego. Kandi n'umurwaza mwiza. Yego. Yaje kukurwaza akurwaza neza. Yego. Nubwo umubiri w'inyuma wawe ubabara ariko imbere aguha amahoro yo mu mutima. Yego. Haleluya. Amen. Muririmye niko yavuze ngo ayo mahoro meza atangwa na Yesu. Amen. Ayo mahoro meza rero nta wundi yatanga ni Yesu gusa. Mushakana umwete nawe azakugirira neza. Amen. Musigirira. Yego. Leziko haleluya. Mushakana umwete nazakureka. Yego. Wa mukobwa weva mu byurimo wisubira inyuma ngo nuko ngo amasezerano yadasohora. Wisubira inyuma ngo nuko ibyakubwiye bitarimo kugenda. Wisubira inyuma ngo nuko ubucuruzi bwawe birimo guhomba. Wisubira inyuma wikuri mbese bidahesheje Imana agaciro ngo nuko ibyakubwiye ubona bitarimo kuza. Hoya mutegereza umushakana umwete ibyakubwiye no kuza bizaza. Ha mahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Shalom. Urakoze mukiza mwisa. Haleluya. Ndagushimiye kuri itangira ukaba niherezo. Baba. Jambo rya yatubwiye ngo dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ngo tumwambaza akiri bugufi. Amen. Nyira aha hantu rero nyemerera abagashakana umwete bose ubiyereke. Nyimara kubasengera namaganya uburwayi ku buzima bwabo. Ndacyaha gukora kose ku mwijima. Udukurikiye afite uburwayi bwari bwo bwose umukize. Udukurikiye afite uburwayi bwamumugaje n'umukize. Udukurikiye mwami Imana afite uburwayi yamagajwe n'abadayimoni n'umukize. Ndamagana umwuka w'ubugome n'ubugambanyi ku buzima bwabo. Ndamagana gukora kose ku mwijima. Senze nizeye kugira ngo bakize. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro mwami Yesu agakurikira isengesho uzamugirire neza. Zatanga ubuhamya yuko wamurengeye. Tubisabye Imana twizeye ku bwa Yesu. Amen. Murakoze cyane barimo mukurikije ijambo ry'Imana riri mu butumwa Imana ritumye no mubyeyi Imana bamugisha kandi haze kwifuza ku mitima yanyu. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka tubifurije impagarike mu